Hello guys, nshuti zanjye, nshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwiriwe neza, ndisegura rero haciyemo amasaha nta kanya nari mfite. Muri aka kanya ndihutisha ntago mbatinza, ubu nje kubigisha guteka isosi y'indagara. Isosi y'indagara ukayirisha ubugari cyangwa umuceri cyangwa igitoki kindi wumva ushaka bitewe n'icyo ukunda. Njye rero ibyo byose ndabikoresha: ubugari, igitoki, umuceri, umva nibigera mu nda birirwariza. Nkaba rero nje mbere yuko mbigisha ndagusaba abo mushya kuri iyi channel gukora subscribe, ugakanda no kazogera ka notification kugira ngo ube enregistré kuri iyi channel. Hanyuma rero cyangwa registered mu cyongereza, donc ujye uhita ubona video zanjye byihuse. Hanyuma ndashaka gukoresha iminota mike cyane itarenga 10. Muri aka kanya mbazaniye ingredient ibyo nakoreye muri za classe. Mfite indagara zanzazi bari ngizi nizo nazanye uyu munsi, ariko wowe ushaka wazakoresha n'izindi uzi. Indagara zigira amoko menshi, hari Tanzania, hari Zanzibar ziba zirimo n'umunyu, hari indundi, hari inyarwanda. Uzakoresha izo wumva wifuza, icy'ingenzi nuko ngiye kwigisha kuziteka. Hano mpafite igitunguru nakase, mpafite poivro, mpafite poiro, mpafite tungurusumu zicopinze, mpafite inyanya na blendinze, mpafite sauce tomate. Yes, aka gasorori rero ngiye kugashyiramo izi ndagara, mbanze ntundike mu mazi kugira ngo zorohe kuko ziba zikomeye, zibanze zorohe nanazironga umunyu ugabanuke. Ubu rero maze gutegereza iminota igera mu 10, ndaje turebe ko zaba zoroshye. Nisanga zoroshye ndahita njya kuzoza. Ntiziroroha neza, ariko ngiye kuzoza. Nimara kuzoza ndongeramo ayandi mazi atuma zoroha cyane. Hanyuma mbe nkaranga ibirungo, igitunguru uko mubireba aha ngaha. Nindangiza nze kuba arizo nkurikiza. Yego, kandi ubu ngubu ndahita njya no mu gikoni. Yes, mwabibonye. Ubundi iyo zoroshye urabikora gutyo ukumva rurakandika, bituma niyo rutetse abarurya ruborohera kururya bakumva ruryoshye nyine rworoshye rutakomeye. Niyo washaka wagura ifu yazo ku bantu bafite abana cyane, niyo washaka wagura ifu yazo. Indagara ni ibinyabuzima biba mu mazi. Mu mazi muzi ko habamo amafi, habamo indagara, habamo seafood. Ibyo ushaka rwose uzambwire mbikwigishe kubiteka. Amafi yo narabikwigishije: guteka amafi, guteka ifi karanze, guteka ifi itogosheje, kotsa ifi bisanzwe, kuyirostinga, kuyigrillinga. Ibyo byose narabibigishije. Nkwigisha nuko bateka ifi ya fish fillet. Usacinge kuri Tantine Jackie Professional urabibona rwose pe. Nabigishije guteka ibintu byo mu mazi cyane, mu nyanja, mu biyaga. Ubu noneho ubu nibwo ngiye kubigisha guteka indagara. Izi ndagara ni ifunguro rya gikene, rya gikire. Umuntu uwo ari we wese ushaka kurya neza, ushaka kurya agasosi, ushaka kurya agatoki kameze neza aho waba uri hose, waba uri iwacu mu Irwaniro, waba uri Ruhashya, waba uri Nyamirambo, waba uri mu mujyi, aho waba uri hose, ni ikiribwa ubasha kubona bitakugoye, bitaguhenze. Waba ufite 500 ukarya, waba ufite 1000 ukarya neza. Umva ndakwinginze rwose ntukajye urya ibintu bitakuryoheye kandi ufite amafaranga. Aho kugira ngo ujye kugura urwagwa rw'1000 cyangwa twa tuntu tundi mujya mugura, mwabagabo mwe. Abagore ntago twebwe tunywa inzoga, ntago twe tujya mu kabari, niyo mpamvu nivugiye abagabo, kandi abagabo ni abatware. Aho kugira ngo ufate 2000 ugende ubitsinde mu kabari,
fatamo igihumbi ugihe madamu, hanyuma agenda akugurire utuntu tworoheje, agukorera agasosi, akugurire utudagara ubwoko ubwo ari bwo bwose, agukorera agasosi, nutaha akugaburire neza. Twagiye mu gikoni. Twaje mu gikoni cyacu, ducana iziko, turabanza twumutse isafuriya, isafuriya yumutse tugiye gushyiramo amavuta, gutegereza agashya, yamara gushya tugatangira gushyiramo bya bitunguru, za vegetables zacu, ibitunguru, puwaro ndetse na tungurusumu. Amavuta yahiye, nababwiye ko igihe cyose tubanzamo puwavuro kuko zo zirakomera, ntabwo zihira rimwe n'ibitunguru, zatangira guhindura ibara tugashyiraho ibitunguru. Zahindura ibara tugakurikizaho ibitunguru. Guteka rega ni ibintu bisanzwe, ni bya bindi nawe ukora, ahubwo hari ababigirira ubwoba ukabona nta cyizere yifitiye. No, ikizakubwira ko amavuta ahiye nuko aba atagisakuza. Iryo ni ibanga ry'uko amavuta yawe yahiye. Yes. Nababwiye ko nshaka gukoresha iminota mike ishoboka, kubera byose bisa nk'ibyatangiye guhonga, ndahita nkurikizaho puwaro kugira ngo bihire rimwe. Ibi narabibigishije inshuro nyinshi, iyo ukoresha ibirungo bya naturel nyine ni uku nguku ubigenza, hanyuma ukavanga, ugategereza bikaza gucenjinga kara cyangwa se guhindura ibara. Impamvu mbigishije guteka iri funguro ni uko aba YouTubers benshi barambwiye bati kubera iki abashefu mutajya mwigisha n'abaturage guteka giturage, ariko murabizi igihe nabigishije guteka ibijumba, guteka ibitoki mu kinyarwanda, guteka ibijumba by'amaganda cyangwa bidahase, nabigishije uko bakora isukari mu gisheke n'ibindi, kotsa ibigori ku mbabura, yenda igisigaye nuko nzabigisha kubyotsa mu bishishwa by'ibishyimbo, nabyo nzabibereka. Ikigori kikaza kimeze umva gihumura wagira ngo gitetse hese, wagira ngo bagitetse, ubundi warya ukumva kirahumura nk'icyokeje. Mbega icyo kigori umva babihinze mu mbera batemwe. Ibitunguru byanjye rero vegetables zimaze gushya, ntabwo ari ngombwa ngo zicenjinge kara, kuko zihinduye kara nkashyiramo n'indagara, byaza gutuma ibirungo bishirira, vege zishirira. Ubwo ngiye gukurikizaho gushyiramo indagara pito, murazibona zoroshye zoroshye cyane ku buryo
n'umwana udafite amenyo yazirya. Nkurikizeho kuvanga. Hanyuma ndashyiramo garlic cyangwa se za tungurusumu nacopinze. Bitangiye guhumura, ndababwiza ukuri, bitangiye guhumura cyane. Amazi biratwika umurenge neza neza. Umva, ndabatumiye muze dusangire uyu munsi. Indagara zacu zirasa nk'izenda gushya kuko urabona zacenjinze kara. Ubu tugiye gushyiramo inyanya ziburendinze. Nyuma y'uko inyanya zenda gushya ndakurikizaho aka white pepper gake rwose. Nimara kugashyiramo ndakurikizaho no gushyiramo royiko mu kigwi cya cube magi. Ndashyiramo royiko, ariko wowe kubera ko royiko irahenda, nimba nta buryo uzakoreshe cube magi. Yafashe ku kiyiko, ntabwo ari cyo ndi kuvangisha, ahubwo nuko ngira ngo ije ku kiyiko. Royiko irahenda, iranaryoha cyane. Aha bimaze gushya ibirungo. Ahangaha zigeze, umuhanga wo kurya ubugari yazirisha ubugari. Aha zigeze, muri kureba mu isafuriya, aha zigeze wazirisha ubugari. Ariko ubu ngiye kongeramo agasosi tomate. Hanyuma mvange. Nyuma yo gushyiramo sosi tomate ndashyiramo stock. Ariko wowe niba utakoze stock nyine uzashyiremo amazi washyuhije. Uko bimeze nabwo ushobora kubitegura bifashe gutya ukabirisha ubugari. Abahanga bo kurya ubugari nyine ndabashuhuje.
Ngiye gushyiramo umunyu, ibyo bita gusizoninga. Hari abambajije ngo gusizoninga ni uguki? Gusizoninga ni ugushyiramo umunyu na black pepper. Ndashyiramo umunyu mukeya kubera ko nashyizemo royiko, kandi royiko ni umunyu, nta soya sauce ishyiramo. Ibi birihagije. Hanyuma wowe utabona ibi birungo byose, hari abadamu bajya bamwe ngo yewe wowe ngo ibi ni iby'abakire. No, usegenda umukire. Ubukire buba mu mutwe. Wakwigurira agasosi tomati kawe ka desa cyangwa k'iry'itanu, ukagura urunyanya hirya aho ngaho muri karitsiye. Ubonye ko ntakoresheje inyanya nyinshi, nakoresheje rumwe pe. Ukaza ugakora agasosi. Iyo sosi tomati uramutse utayibonye n'urunyanya rurahagije, ukarya neza. Ndakurikizaho gushyiramo urusenda. Hanyuma pfundikire. Iri funguro nta muntu warisiga inyuma rwose. Ndapfundikira, canire bibire bishye rwose, sosi tomati ishye neza. Reka turebe rero ko isosi yacu ihiye. Yes, irahiye. Ubu ngubu ni ukuyarura kugira ngo idakama. Urabibona? Iregeranye, niyo kurisha ubugari, niyo gushyira ku muceri, ku gitoki. Nuko rero uzajya uyiteka, ngaho kora subscribe, like and comment, sharinga n'inshuti zawe. Yes, reka tuzimye rero iziko, hanyuma duhurire he? Ku meza. Yehe, ngiyi sosi rero, ngiyi sosi. Enda nimuze hano, muze karibu dusangire. Imena family muze dusangire, Songa family muze dusangire, Iyerika, Urumuri muze dusangire mwese. Iyi sosi iraryoshye rwe, ntago nifuza kuyirya jyenyine. Muze dusangire ni ukuri. Hanyuma mumbwire ngo uryoherwa. Muramenye ntumugende mudakoze subscribe, like and comment. Yes.